yuko turyitemera turi babiri tugashakamo amafaranga kuko kuzanamo abakozi kandi natwe nta kazi muri ino minsi dufite umva twaba tumuduha kugira tuzabona icupa ryiza gute ritubutse sibyo shaka akazi mbona abantu bagakora bavunika urana rireze urabona bireza ariko se buranka kirasi nagisigamo tuzagenda dukuramo ibikomeye hanyuma dushakemo amafaranga tubone ko rino zuba twaryikuramo kandi agatupurana ko kari nyamarana harimo n'agacu ariko nibutse n'ikindi utemye uriya hari ikindi nibutse nubwo ndabona ko ishyamba ryo amafaranga arimo tuzayabonamo yo kugura agacupa muri ino minsi bwa bukwe duhirukamo uranyibukije bwa bukwe duhirukamo byaraje buriya bukwe rero reka mugabe buriya yadufashe buriya bukwe jewe naremeye njya mu baturage kuzana inkwano nkajya muga nti uzatwerera ibi uzazana ikote wowe uzazana ipana ubukwe tubucyura none se wabikoze wenyine je ntabwo namufashe nawe wagiye mu giturage kureba abashiriya ariko sha je ntuzi ko nari nemeye imodoka yo gutwara abageni ntabwo byibuka ni costume ariko uri umugabo uri umugabo ara none rero ukuntu tugiye kubigenza reka nkubwire ngoboka tugiye kugenda kuramuka tumukomanje tumukomanje tumwe wa mugabo ari amafaranga ni menshi duheho aduheho turyeho kubera nataduhaho rwose ntabwo ntiyayamaze ahubwo akonze ko bari amafaranga ubu turamuhera bamuhaye miliyoni nyinshi none se jewe abantu abakiriya nashatse bazanye miliyoni 3 rero nubwo buriya natanze imodoka yo gutwara abageni nabujemo mbona nakavuyo mpita nongera nahavuye icyaka kimeye nabi ndi kugera niyahura nyine muzi ukongera ngura n'umwanya wo gusura abageni ariko noneho reka ngwereke umva mbere yo gutema ibiti tubanze tugende tumurebe sibyo naduha n'ibihumbi 10 turamwera yo duha amafaranga n'ikwerano twamwakiye ngo tujye kugura gato turava dushwanye nawe nta bushuti uzongera kugira siko bimeze bura nta kuntu twamufata no mwizosira oya ntabwo dufata mwizosa ahubwo turakoresha uburyo bwose aduha amafaranga tujye kugura agacupa dore icyaka kimeze nabi kurana ko mu bukwe twaramufashije yigeze atuhamagara none wari umuntu nagiye kumwakira inkwererano ambwira nawe ndagasiye ibintu by'inkwererano ndimo nakira direct ariko ndavuga ni ndemera mufashe ibukwe bura igikwe kirangira ako cya gikwe cyari na cyiza ahantu umuntu yapanze ubukwe ntagire inkwano ntagire ikintu na kimwe apanga cy'ubukwe ariko hariya naho harimo imitwe nta mugabe mugabe ni umunyamitwe twanahagurutse tugende tumurebe twumve icyo ari buhumeka ikintu mwera uragira nuko ngira n'inama gombe ta iki gipangu we uyu mugabo yarubatse pe yarubatse uruntu komanga cyane sha ni karibu hapo waanze bakuri bisira yarukomye kamushingire turabo bisanzwe bamugaye arakoze gado umugabo urabo twishimye tugize dutya tubasura mugabire rero ukadukorana ubukwe bukagenda neza kuriya cyane byo rwose twatanze imbaraga muri nyinshi wenda nagiye tugenda tuziganiraho nicyo umuvandimwe aberaho reka ariko buriya rwose nawe ntingusure pe wari umeze neza n'abandi barara
ngaho Imana ishimwe ibintu ni nabo bimeze Aje neza kiri gushima ubukwe bwagenze neza. bwagenze Bwagenze neza cyane. Umva byari bimeze neza. urabona ni kwa kundi Imana ikorera umuntu kuko nta kintu ufite ukagenda ugasenga ukagira ikintu cyo kwizera burya ngo kwizera kurarira uriya bukwe rwose imodoka zawe n'imodoka zawe ni inkwanura ibintu byose rwose nubwo naje iriya modoka y'abageni nakohereje yaje amasaha atararenga. ibintu byagenze neza nta kibazo byagenze neza yaje buriya nyine hari ku muganda ariko byari ngombwa n'ubundi rwose umuganda barabanje barawukora hanyuma n'ubundi bahaciye umuganda warangiye nta kibazo rwose aho ukazi igihugu se ko tugomba kunazubahiriza biba ari ibyacuka umuhanzi yararinde ngo itangira ry'Imana ryari rito cyane yagenda muyimba abahanzi ntabatinye rero mbonye buraho kwegera ukuntu twatangiye tubihuza gusa nta kintu na kimwe ntacyo mu baturage ubukwe bwo kwa Mugabire bwabaye biragenda bite oya mwarahabaye rwose noneho bakagenda bakomeza bazana mbona ubukwe bwatashe amahoro mwari muri aho rero ari turaho rwose umudamu nawe arasimbuye akurebye ntabonye se ubundi se uturutse ku irembo ariko Mugabire kamubwire uriya bukwe bwari igitangaza pe. Ariko urabona ko turabona abagabo cyane bakoze ikigabo bakoze uburyo bwose ubwo bugenda neza reba nk'aya mafaranga ruswa ruboneka se reka da amafaranga nakora wari uyiteze se aka ntabwo nari yiteze ariko uriya mukivandimwe buriya habuze rero buriya kanya ugaruka gusura ibibazo uko bwagenze cyane nyine cyari igihe twaraje tumara akanya gato nuko barambwira tujya mu bundi bukwe ariko twasize ibintu byagenze neza harimo n'akagendore gahari iwanyu ubu rero twari tuje ngo tukubaze ese uko bwabaye ko tuzi n'ikirori cyagenze neza inkunga zabonetse urazi ko twashyizemo imbaraga twashyuje kabisa ntabirumvikana reka byari ngombwa dore yo kumbwira byari ngombwa icyaka nuko cyanahishe gusa nta kintu wasabuye ngo turebe agacupa nyine ni ibisanzwe umuntu ufite naje ndeba kuri porutaye ndinjira yego naje no kunyerera ndagwa wenda ntacyo ariko warubatse dore biragaragara ariko rero reba nibe nka miliyoni n'igice ariko biri twatwijana nabwiye ibyo bita abaturage babwira ubukwe ngo nabugenze neza none byibura niba na miliyoni n'igice iyi tugera wakana reka izuba riranza reka tworohereze kubera ko uri umugeni uracyuka ariko muri ariya mafaranga kabisa anako yaje ari menshi zirangwa na nyinshi cyane kwishyura ibyo tuguremo agacupa natwe turi abavandimwe se twakoze akazi gashimishije icyo kintu rwose pe ariko uzi ko mushobora kuba mukomeje nabanje natangiye numva bimeze nk'urwenya aho burya muranakomeye aya nawe ari ngombwa mwese nta zeni nta segani byose numva ari ibice none se amezi 3 arashize ubukwe bwarabaye nyine nibyo nyine nk'abavandimwe abantu barateranije inkunga ziraboneka wenda nuko twari tumeze hakoze none se harimo n'amasezerano yo kubigabana se ibyo nabyo ariko kubigabanwa ntabwo nishika wayandi mukazana ibintu byumva neza ni igiki se ubwo byumva neza reka mwibwirire Mugabe hako bantu nk'abe bazitega amatwi witeza akavuyo kumvikane se uko turi abavandimwe bawe kumvikana ariko iyo utangiye ntabwo turi abavandimwe wowe ndabyemera ariko se nta kintu twakoze kigaragara
twakozwe ariko hari n'abandi bakoze namwe mwarakoze ntabwo bakoze biturutse kuri twe kuko nitwe kuri ubu mbese yose ni mwe mwayeta kora icyo bita mbese mwatanze yose jewe nagutije imodoka uwo munsi ari gukora amafaranga atari iwanjye ndemera ndigomwa kwigomwa nyine mu kinyarwanda n'abandi bari yagutweye sinabya byanga rwose ubukwe bugenda warakoze neza cyane ndongera kohereza amakazi 5 ya fanta narayabonye rwose akurikiye imodoka yo cyane ibyo byose byaturutse iwanjye n'abandi twagiye tubwira tubashyiramo bagufashe kandi ibyo byose byaturutse kuri ibyo arimo kubwira ni ugiye kudusuzugura pe hamwe n'ikipa ariko nose urumva twebwe tutayiraho ngaho n'akazi twakoze byumvikana ariko ubwo mwaragiye rero turateranya kugira ngo mumfashe nk'umuvandimwe none murapangira twaranabikoze ubukwe bwari gutaha ari kubuzwa n'iki ibyari byakunaniye ubukwe bwari byakunaniye hari kuba nyine none se wowe udakora abandi ntibari gukora rwose umva namwe ntimukaza kuvanga ibintu reka namubwire uzi mwatuma n'umuntu rwose mugare reka mubwire nakavuga ibintu ngwita urakara ahubwo aratuma rwose wirakara ahubwo mvuti rwose hano mpafite aya n'aya cyangwa se yagenda kese biragenda tumiza kandi ibyo gihugu sibyo aya mafaranga uyu mugabo urimo kwakira reka ngende tugure ikaze ya fanta hariya urebe ko tukugora reka ni icyaka nta bintu byinshi kuko turabizi ko ubukwe butwara ibintu byinshi ariko ubuze n'ibihumbi 20 wasigaranye niba uvuga ati hazaza abashyitsi bafashe cyangwa bazafite uzaza kunsura mbaguremo n'agacupa icyaka cy'amezi 3 yewe nanavuga miliyoni imwe n'igice ngira ngo numve kuri buti akazi ngaka kafana noneho ukomeje kubirya wenyine cyangwa birakunaniye ariko rwanira ubushuti burangirira utubwire nyine ko icyo azaba kigezeho nta kizongera umva rwose ntabwo twashwana ariko ibyo kuvuga ngo by'amafaranga byo rwose mubyibagire kuko buriya hari twagira inama abandi murabibona buriya iziriya nkunga zabonekaga n'ibindi dupa none se ntabwo mwabonye iziriya modoka 8 zose mwabonaga ko umva mubwire mugabo ntabwo ngewe hagiye tugura dukora ibintu byinshi yewe n'amadeni bugari ariko ubuze bw'iki amadeni menshi asodaza turasaba ahubwo 8 mbere agarutse gusa nukumva yaramenyereye wa mugabo nukumva munyumvira ngabo wagira ngo hari n'ibishyimbo sinakubari ati nta kintu kiri muvyo hari n'ibishyimbo akozuba irange risa gutya ubuze nyine ko byarangiriye mu marange mu mafaranga yacu si mu byacu se byavuga rwose cyakora yenda twazaye mu gutaha yenda ukabona n'amacupa abiri uzima hari abantu b'abagabo ntawamenya oya rwose tuzabipanga rwose hatagira n'umuntu wumva urimo mwishyuza ibintu byo kuko byarangiye umva rero kumva wambaye ubwo busabo bwagenda ntabwo gusezeyeho ntabwo gusezeyeho nta kintu uzongera kuvugana nawe oya nimushaka muzashaka ntuzongere no kumpamagara agiye reka muherekeze mugende rwose nawe ntakoze ndakomeye ndinjeke uyu mushiki wacu se we nanjye meze neza cyane umeze neza cyangwa yareba ikintu n'inahamagara hari umuntu yajegeje shaka kujya kurega kamanzi mabwire ikintu muze ukuntu uza kwishyikira abajyana k'abatangabuhamya noneho nimara kumurega bakaza kuza abatangabuhamya nazanye ndaza kuberekana muze kumenya ukuntu bagira gute gusobanura nyine kugira ngo rero ko ikibazo kimeze hari umugabo bita Mugabire inshuti yanjye ariko muri ino minsi kabisa mbona ubushuti bwacu bugenda busubira inyuma biraterwa n'iki hari
twabonye yuko tuzayagabana mbega yaciye amazi muri make we natekereje ikintu namukora kugira ngo abone ko nanjye nta mikino mugira korera mu bikiza nibaza kugira ngo umuntu ujye inama nimwayirangiza nimara gucamo aguhinde none wowe urashaka kumurega murega yuko ayo mafaranga twagomba kuyagabana noneho we amaze kuyabona ayakoresha ibikorwa bye ngiye kumubwira ngo ayazane arambwira ngo yarayamaze ngo nta kintu ashobora kuba amafaranga aba yaje ati ubushize yakoze ubu amaze kubikora kubera yuko tugomba gushaka uburyo bwose ubukwe bugenda neza turamufasha dushaka abamutwerera bamuzanira amafaranga bamuzanira ibiribwa tumutiza mu modokari buri kimwe cyose amafaranga ararunda agira miliyoni n'amamiliyoni araza yazanye rero yikorera ibyiwe yubaka igipangu yigurira ibintu byiza arinezeza yibagirwa ko twavuganye yuko amafaranga azasigaye tuzayagabana none ashakisha ubuyobozi kugira ngo ndebe ko hari ikintu namukora tugiye kumurega ariko ibyo muregamo ndamurega mvuga ko ayo mafaranga yibye kwa covid muri kubyumva kubyumva ariko birumvikana urumva aho gahunda yahindutse ngewe ndamurega mvuga yuko yibye umugabo yitwa covid rero reka nkubwire iyo kugira ngo ubaze uze kugira neza mubanze kugira inama y'ibintu ngende kubyumva ugomba no kumurega kugira ngo amafaranga agaruke ariko njyewe kugira ngo nze kukubera umutangabuhamya kugira ngo nemeze kugira ibintu kuko mbifiteho amakuru ngomba kubanza kumpangira umufungo nkabibona nyine nawe agasomeri kameze nabi burya ntanafite akazi kandi wowe hari ukuntu umeze urabanza umpangire umufungo ubundi ni ukubi rwose twese turabikugiramo biri bukunde amafaranga urayabona rwose ariko ntabwo bijya munsi y'ibihumbi ijana byabura ntazi reka gusubiza ibyo nabaretse gusingiza kuri mushiki wanjye sibyo urumva aho ngomba gukura amafaranga ni aho ngaho wenda ahubwo ikintu y'ubukora uraza ushyigikira umbere umugabo mwiza sibyo wowe uvuge ko aya mafaranga yayibye kuko umugabo bita covid atuye hano hepfo muri Nyabihare sibyo noneho numara kubyemeza agatsindwa umva ko amafaranga yabonetse uwo mufungo nawe byumvikane ko nawe uri mu gihugu n'ibungore sibyo ndabyemeye niba uvyemeye ahubwo mbwira nguyu nawe oya ndabyemeye rwose ngenda ndabakomveka ndibubumvishe buryo ki nk'uko ubimbwiye nanjye ndabigukorera ndaza no kugurira akantu we nawe amafaranga turabona wowe rero nawe noneho ukuntu bimeze rero umusaza njyewe iyo diro ndumva ari sawa tu n'ubundi isanzwe nyikora hari benshi nayikiniye ikarya kandi ewana bikagenda neza noneho ikintu ngiye kugusa dore hari abagabo ntihapfa abandi wari kuma wari kunyimpera senkatimiye ariko bumpaye kimwe cya kabiri cyane kugira ngo nizere yuko ibyo uri kumbwira ibyo uri kutubwira ari ukuri wenda izindi uraza kuzireba tumaze gutsinda urubanza nawe ariko wareba ukuntu nyine ukigenza none se reka nkubwire buriya rero uwo mugabo biravuna ntabizi ko umugabo kandi azi kubikora amafaranga uzi ko yarabuze muri ino minsi ubona ko ari no mu zuba no gushakisha urumva ndimo ndashakisha ku buryo nabona amafaranga kugira ngo nyine tubuze no kubona agacupa nyine nyuma y'urubanza ariko agacupa ko kwinegura ko ntakagenda njye mfite akanoti ka 5 mu mufuka ahubwo ni murashaka turabanza tugende dufate kamwe twice akanyota kugira ngo tubone akariro noneho tuze kubona ukuntu gahunda niyo numvaga ariko ikindi uze kuba seriye ni ibisanzwe umuntu abikora nk'akazi hari abagabo twize kugendana gutya nabizeye umva ntimumere nka ntabwo twagutengwa turabizi no mu gihugu baratuje mushwane mwana ni babi cyane ibintu nka biriya ni ukureba yemeye akantu sibyo kandi n'uwo mufungo buri muntu ageramo 50,000 kandi abizi neza ko biracamo nimara kumutsinda ko amafaranga aba yabonetse
ahubwo ukabimenya tugende hariya tugende hariya muri kariya kabari ko kwa Sehene maze dufate agacupa twica akanyota none ubundi tugende mu nteko hanyuma ntange ikibazo cyanjye ibyo ari byo byose ndumva barantegereje ubu ngubu bahageze oya byakunze bahuye maze kwirukanka reka rero tugende dufate kamwe muri twirukanka tugende turebe ko biri buve kandi ndabizi birakunda oya ibi ngibi byakunze ahubwo kitubona ewana yawe inzara inyota ibibazo mbo icupa rya fanta ni 200, umuceri ikiro ni 3, byeri imitsingi nini irimo iragura 1300, hanyuma agapeti ni 800. Ndabaho ntera inzara se ubu na madamu wanjye afite inzara nk'ingira njyewe inzara iranjye nkavuga ngo ubu na madamu inzara irimo iramurya, ariko hari umugabo mugabire yarimo ambwira ko yangurira ishyamba gutema hejuru, hariya ngo njyewe nkomeze meneka amaso abantu bajye bareba babone ndimo ndahengeza kandi nta kintu mpengeza, ngiye kumuhamagara aze turigure ateme hejuru, wenda nzaba nshaka ibindi urugi ku rukinga n'igihe na madamu umwe asunika uruhande rumwe undi agasunika urundi, ubu ngize nk'umushyitsi akaza ari burare akabona agiye na madamu turagiye ku rugi turarusunitse turarukinga, umwe yabuze imbaraga zirukinga yavuga ngo iki? Iri shyamba ngiye kurigurisha gutema hejuru nirengere. Nama niyo ngiyo, reka mbaze sheri bon sheri se mani mfashe sheri nahakane pe, sheri mani mfashe ntuhakane ko ndarigurisha gutema hejuru sheri. Allo mwiriwe neza sheri, wiriwe utuwo nkunda meze neza, inzara imereye nabi, ariko mugabire hari umugabo mugabire wari uje kungurira ririya shyamba gutema hejuru, none nagira ngo mubinyemerere ndigurisha riteme hejuru. Yego tubanza twandikirane. Ni ukuri Imana iguhe umugisha rwose, ngiye kumureba noneho ateme hejuru sheri. Yego ukomeze ugubwe neza aho uri hose. Imana ishimwe pe, arabyemeye. Ngiye kureba mugabire. Abagore ntibizera pe, umugore arambwiye ngo nibuke kwandika koko mugabire tuzi muri uyu mudugudu muri aka kagari, koko ntakeneye inyandiko, ntabwo nirirwa nandika nawe, ahubwo ishyamba ni rinini ndamugabanyirizaho igice kimwe anyishyure nirengere, ikindi nzabe nkigirana. Ndabwo umugore nawe ajye yizera mugabire rwose, amwizere natwe turamwemera.
ese umugabo twahanye gahunda ko maze kurireba abo twahanye gahunda ko atazara sinkimenetse amaso noneho amafaranga ari faranga arimo miliyoni nari ndebye nahageze umva niho utica gahunda ntabwo nica gahunda njye urazi no kuri uyu musozi hose barahari nawe narise ahubwo se imari ni iyi ngiyi se ni imari ni iyi ngiyi ariko narimo rero dore ni ukureba hano dore reba aho ngaho hanyuma ukate na hano dore hano hari n'iki kinini se ni cyawe reka nacyo ubwo gukomeza hariya tubona hano kukamanuka mu kabande umanukira aho ngaho hanyuma ugasubiza hirya uruhande rwo hirya rwo ndaruzi reka nkwereke urubibi hano hano ni ukumanukira hano nahabonye iki giti urakibona nakibonye urwo hirya rwo ndaruzi ukamanuka hirya ndahazi reka nawe nkwereke harahawe iri shyamba atari iryanjye ndatinda kukwereka imbibira nanone umanukira hano iki giti urakiruzi hirya ntabwo ari ahawe nkagenda nkagera mu kabande kabande ni ahawe urampanga twebwe tujya mu kabande hasi ndahazi ahubwo nari nzi ko hano hose arahawe nuko nari nzi ko hano hose arahawe ntabwo aranjye ni ukuri inyangamugayo naho ubundi hano usanzwe mpazi iri shyamba rero ryanjye ujya wumva narebye rero mbona kwirirwa wenda inzara inyica na madamu wenda n'ibiciro ku isoko uko bihagaze oya no ku ishyamba byaranagabanutse ndavuga nti reka nkurebe uzumpeho makeya dorega warakize iri rero ubwo uti nta naho nca amafaranga ngaho rero ni wowe nyirinka ni wowe nyirinka ndaguha ngaho iri shyamba rero hampa miliyoni nke ni 12 ariko ubona ukugura burundu oya ni ugukuraho uyu musaruro uzi ko usetsa neza wasetsa cya kinyarwanda reka ne kwirirwa mbivuga urasekeye ubu n'izo miliyoni ukuntu nazibari miliyoni ngo ndatamuramo agatelefone kanini urumva agenda ubuzigarane miliyoni ngira yumva oya va mu rwenya miliyoni 12 se nimba ugurisha nagize ngura nimba utagurisha oya ntabwo ndimo gukinisha miliyoni 12 ni ukugera mu kabande ntabwo ko hazi 12 bamangaye mu kabande amanga anga ufite gahunda cyangwa kandi na madamu twabivuganye ahubwo tiwe nani wa mugabo wumva inzara imwishaga yishyira ibyo ku isoko wa mugabo we rwose ntabwo wavuga izo miliyoni ufite gahunda wagira ngo unanize wumve ntacyo kamite nkatura nkwereke ko ndi umugurisha ndimo ngurisha pe hituma miliyoni 10 ebyiri imite nzikuraho ukimara kumbwira ngo uri umuguze byinze nzana ntacyo uhinduye uracyavuga miliyoni amazinga ngaha dore reka mubwire mfite gahunda kandi nta bintu by'imikino amafaranga 100,000 yitemere hejuru n'ubundi byaraguye wagira ngo umufuka w'amakaro gusa nshimye Imana ko ufite amafaranga wenda hari ubwo turi bukomeze twumvikana n'ubundi turagura magana arindwi mvuga nkwishyure reka rero cyane rwose miliyoni 8 urumva turi buhuze koko ako mvuye kuri 12 urimo uragurisha bitangira ugonda nikangamo mitamuga ntireka mpatwikire rimwe hake ariko ubwo miliyoni 8 miliyoni 8 se wakumva urumva nanazikura azufite buke ariko miliyoni ubwo uzi icyo ari cyo ibihumbi igihumbi none umva ukuntu none agashankozereza ndavuze ntireka mpatwika hire rimwe mitampa kuri miliyoni 12 mitamwaka 10 reka mubwire sibyo fata ibihumbi 900 uri tayari cyakora uri umuguzi ndagura rwose nabonye reka turi bugure cyangwa se upasure n'imyenda aho ushaka kugurisha wenda bijyane naho umuntu yagura ariko miliyoni uri kuvuga rwose nta gahunda umugabo yungura igitekerezo n'ubundi abagabo nta mugabo ubyara undi ahubwo abagabo babyindimo
reba iki gice wikwirirwa ujya mu kabande none wumva ufite gahunda tuzagure neza do wakibonye gutambika hano bakiruzi nana shinga ndahabona reba haruguru none uri iki gice oya turagura icyo hepfo ubwo haruguru tuhasiga ese wabuze iki cyo ari cyo kirimo ibazwara reka twumvikane icyo hepfo ndabona ari cyo gipfa ku icyo kiri nta kibazo cyangwa se uko ubishaka wowe yenda uzanagira gahunda yagenda rero wa mugabo we nibyo nagurisha ibye ngaho rero madamu namubwiye ko nje kugurisha iki gice cyo haruguru okay Kandi nta urabona icyo ko- mwavuganye tuba ari cyo urabona ko ngushingiye icyo bita urubibi none se wari urumubwira hose ushaka kunyuranya n'ibyo mwavuganye oya madamu uhinduye umugore abagabo uti ngire numve yari umugore wambwira ati genda ngambira rero twumvikana wenda inzara yo kutumena amaso noneho wenda tuzi va mu rwenya rero va mu rwenya tuvugane ufite n'izindi gahunda iri shyamba rero harimo imbaho harimo amakara harimo ibibabi harimo ibibabi kimwe nabonye hariya harimo imbaho harimo ibibabi amakara nta harimo ndetse n'ibiti ibibabi ntibigurishwa wa mugabo we harimo n'ibiti uzajyana ukoresha mu zindi activity ibyo byose ndabibaze noneho mpise mpanizamo nangahe rero nkwishyure tugende neza miliyoni ebyiri ngo sakize gute ebyiri ariko se none se wibagiwe ko wagabanijemo kabiri none se wagabanije none mugabe reka tuganire twamaze kugira nguca amafaranga noneho mpita nanazamo n'ijambo ryo kuhatwika hagahita hahira rimwe mpita numva zamvuga ngo wagize ubu noneho mpita ngabanya gushingiye igiti gushingiye n'ikindi hariya reba iki gice hereza miliyoni erega miliyoni ebyiri isukuba kabiri ugiye reka nkwereke sibyo n'ubundi bafite gahunda n'ejo nzagaruka nirinda ifate reka n'ubundi ho dusanzwe tugura fata miliyoni n'ibihumbi 200 se 800 yantwariye birahura rwose reka birahura si ibiciro byose miliyoni 800 nanjye ntacyo nkuramo fata abatemu abarunda abazarura bisigari no kuyararira ni ibintu bikomeye cyane imodoka nawe uzavunika y'imodoka ntabwo byoroshye kandi muri ino minsi ibiti amakara yaranaguye harya ungiye ngo bazakora bute ngo bazagira ibyo ni ibyacu by'abatekinisiye oya ubwo mba nabaze nyine depanse zose zizagenda noneho fata rero miliyoni n'ibihumbi noneho reka nanjye urabona n'ibyo bakwihamagariye wenda nawe urimo uravuga uti uyu mugabo reka nanjye muha amafaranga kandi koko navuye ko inzara imeze nabi mu rugo uruginge n'umugore turarukinga ubwo rukinga abantu babiri none ubwo rukinga babiri rero 1,500 atabaye wiri dore nagushingiye igiti dore nagushingiye ikindi nga atabaye wirirwe 1,500 reka nanjye mpa ku mafaranga ariko okay harya telefone yawe iba muri mobile money yego cyangwa ntabwo nta muntu utakiyigira twageze mu ikoranabuhanga nta muntu ukigendana amafaranga twagiye 182 urwego twagiye mbwira harya ntabwo bakatara ibyo bakata babishyiraho babandi bakata miliyoni n'igice cy'ubutwo bakataho ni dukeya nawe ntabyo bari cyangwa ndakurengerezaho ndengerezeho ibyo bakata hari ibintu bakata kuri telefone mbwira nimero 078 yego 24 yego 43 yego 91 9 miliyoni n'igice miliyoni ahubwo n'ibihumbi 500 ibyo bitanu nibyo bari bukate nagira ngo nyine tubihurizemo neye kukugora hanyuma reba ko uyirebere wese ntuzi kuvugira wirebere fasha ibi by'amamiliyoni ni ubwa mbere mbitunze
rimwe yagezeho urayabona ko ariho miliyoni n'ibihumbi 505. Hanyuma rero ndumva ubwo nta kibazo ndatangira ubwo ngiye gushyiramo amafoto ntabwo nzaharenga nahabonye ubizi se ko ndi ntuzarenga n'ikindi kintu urabizi ndi inyangamugayo kabona nigendere oya nibyo ucyo uhawe uronke nawe kandi buriya mwiza urakoze cyane ya baba burya ntabwo nari nzi ko hakiriho abantu b'indindagire barindagiye neza muri iyi viziyo umuntu aragenda akarindagira neza burundu kugeza ubwo tubyandike reka nze mpamagare ba batipe batuva bagahere ku murongo gatemeshe ntavuga ngo twaraguze azaza n'abagabo inyungu biragwira ariko iyo ngiye gukura ahangaha umva ntisanzwe mbabwira yebabawe mbega ngabo ngo ararindagira ahubwo iyo mbimenya nabonye kitazi kureba n'imibare ahubwo nariya simba nayamuhaye ngo twaguze agapande ngiye guhita mbitemesha byose ntaza kugira ibyo ambaza nzavuga ko twahaguze akaneze ko nta mafaranga namuhaye mbega ibintu byiza umva umushinga ndawubonye ndahita mpagurutsa ari mbega fuso we arimo fuso inga ndebe yewe umva ntabwo ibintu byoroshye naje nzamuka narazamukaga abantu yagiye nzavuga ko bikuzimu bahavuze nk'aho abakize ngo bavuga ngo bagege bazavuga ko nagiye hera umva abe nkwereka ahubwo reka mpamagare ba batipe banjye maze uraho neza n'amahoro amakuru ki makuru ni meza sha nawe vuye ahantu gusoma agacupa ko wasize mu kabari byagenze bite ariko ngurira icupa rimwe nari mfite udufaranga tukeya none nagize nka akantu gutyo mbona udufaranga nta gatoki nari nagurishije ntabwo icupa rimwe ryari rikwiye pe rimwe yarangaye ko nta nakuye amafaranga ubizi amafaranga wari uyafite wa mugabo y'icupa rimwe nta kantu nari nashyize ku isoko nabwo inzara yanyishe ariko baragira nabwo erega tu ndahazi burase umusozi ungana kuri yugurishe ungurira icupa yakora uri inshuti yanjye siko wabimenye buriya ka gashyamba nagurishijeho gake kamwe aratema mugabira aratema mugabira aragatemye yatemye agace ko haruguru agire da nawe wasigaje he buriya wasigaje nashigaje kuva mu kabande abagabo b'ubu rero musigaye mubere buriya si ishyamba rya sindizi ni ryari ni nta n'irindi shyamba ngira buri ni ukuvuga ngo ni kuva kumwe kabande kugera abapakira bagiye kera bone n'agatusi gahari si ukuva ku rubingo ukamanuka ukuruka umungoti ukagera epfo mu kabande kugera he uduteke turi mu kabande nta na kamwe ye baba wese wahagurishije utaza hawe none se rya shyamba rirate saruye uri ndamubwira ngo kisera ko umugore yambwiye ngo nkore inyandiko simbyumve akambwira ati n'ubundi inyandiko si ngombwa kuko yatemye mu kwawe nta mukwe abandi yatemye gusa hose pe heba urazi wa mugabo ngiye kwirarira hano nta rugo gira gusa igitekerezo ese kuba wicaye hasi uri umuntu w'umugabo wicara hasi bite ngo ryashyamba ntabwo wari warigushije se nagurishijeho agace gato
undi rero dore urubibi rwawe ndahazi dore nkubise inkuru none uzinze oya njye buriya ndibaza ukuntu ngewe wafashe uriya musozi wose ukawugurisha njye nagurishijeho igice kimwe rero ukangura icupa rimwe agapeta pane icupa kuva ku rubingo hejuru ku mutwe ukamanuka ukagera kuri twa duteke turi ku mazi bose hatemye nurangiza ungura agapeti ka 500 ariya ngo bongereho iry'itanu inshuti zazo ubu ndazibonye umugore we si mukira rwose none se gusa warumbwiye ngo bararitemye ntumbwiye ngo bararitemye ryose kugera mu kabande cyane buriya uriya mugabire yajyaga ari inyangamugayo buriya ngiye kumureba natwe turamuzi rwose ngiye kumureba mugabire nta kibazo ko yohereje abakozi noneho baritema ataberetse ngiye kumureba aho kugira ngo njye iwanjye ngiyeyo byaratemye urabyemera yenda urahagera muko wenda hazi hose ariko se koko ni icupa rimwe harya urambwiye harya wambwiye ngo ishyamba riratema kuva hehe kugera he suva ku duteke ukagera ku rubingo hano se nisubirire mu kabari njye kureba Mugabire wenda mu kabari wabona ungurire hari ahantu ni hanini wirirwe ngiye kureba Mugabire buriya mpise mbyumva n'igisubizo ndakihaye buriya yohereje abakozi batema igice kimwe ngiye kumureba ndagiye ukomeze uguke neza ifuso esheshatu imwe ibirimo imifuka 300 harimo inyungu kabisa imifuka abakozi 8 bizinesi yunguka rwose iranga 8 miliyoni z'ima ndafatiraho kubihumbi 13 umuntu ntibazi ko uyu muntu ari mu mibare yaba yanga bimuvangira karibu abamenya ari n'abandi ngabo muraho neza komera ni karibu murakoze waba rushize ni karibu reka nta kibazo hano nta kibazo waba muraho neza turaho nanjye ntaho hatagira n'utuderanje urakomeye rero ndakomeye ndameze neza twarangizanije neza reka natwe turaho ndabona ari utuntu mwana w'umukoro nta kibazo ko twavugana ariko reka najya muri mibare imibare mba nkora bizinesi buriya nabifashe n'akazi gakomeye bizinesi nabwo bizinesi
erega nta bikora ariko burireba ibyinjiye byasohotse byose nyine mwari murawe na madamu turashize ese madamu ko yaza simbone ubwo abariyera ese wagira ngo reka ibyo byari ibya kera byo kuvuga ngo abantu birira mu isaha ku isaha iminota ku munota reka umwe aratarasa undi agatarasa noneho tukaza guhura tuvugana umwenda twageze kuri ibi n'ibisi tuganisha ibintu ni amahoro nanjye icyagenzaga wenda umuntu yagiye gusaba umugeni noneho abavuga ariko bagatinda bamusabaho mu kanya ndamusaba noneho hasi umuntu baganira barimo banasoma ndaza tugerere icy'ingenzi nje gusaba umugeni wawe udataramuka baramumuhaye umwe uri umusaba n'igihe naze kuko ubu ntiwabonaga ko nje gusaba umugeni ababibonye ubwo rero twari tuganira n'imana yatara akanyuzemo cyagiye twaguze ishyamba twaguze ishyamba none mvuyeyo nsanze baratemye aritemye neza se hari ikibazo baritemye neza ariko batemye hose nyuma ngo bahengeye mu kabande bageze hamwe ku rubingo mu kabande katari hariya se muri Nyarusave hariya twaguze cya kivi cyo hahandi bahereye ku hamwe hari urubingo baramanura bagera mu kabande none se ubundi se siko byari bimeze ubundi niko byari ntiyako byari bimeze ubwo n'izindi urazima wamaye twari twavaye miliyoni 8 ariko imwe n'igice ubwo watemye hose urazima ko reka twavuganye ko byari ibiciro twavuga zirakwikiye miliyoni n'ibihumbi 500 nkashyiraho na 5 kubera nabona uri mubwira ngo ibyo kubikuza none se byagenze bite gutya twari imodoka yanjye nigiye aka kanya naranagurishije byararangiye none se mpaye yanasigaye yawe urumva nari nagushiye miliyoni ubundi nabanje guca miliyoni 10 turaciririkanya tugera kuri miliyoni n'igice none tugeze ku 8 urambwira uti reka tugure igice icyo nazaniye amafaranga kuri igice nari kuba nguze iki kariya urabona ari amafaranga ya miliyoni nagura ese n'igice yaguraga kariya kuri munyimisha ariko ubundi urambizo zisigaye ta ndogukinisha none se ubwo utari munyimisha ko yewe ntukazane ibintu bidasobanura gusura umuntu none se ari gutangira ikiganiro cyari kiryoshye kandi none ibintu bitangiye kuzana bishobora kuvamo amahane uravuga ko nuhakana ko ntayaguhaye turajya kuri mobile money babikurure barasanga amafaranga narayaguhaye barasanga waramayagaye naguhaye miliyoni n'ibihumbi 500 birenga ibihumbi 5 yego ndaye urayemera ayo rwose ikindi se hari none se twavuganye hose ako bakire mu banyeretse imbibi se hari umuntu uvuga ngo abakire saba nabo ni sabakire bahurijwe n'iki kuba abantu twavuganye amafaranga y'irashyamba kuva ku rubingo kugera mu kabande nyine twaraciririkanyije igiciro bifata muri miliyoni n'igice ntangiye kukwishyura ntangiye kubara nyine kwa kuri umuntu ari inkanda kanyenyeri mubaza nimero urambye ngo ibyo kubikuza none se ibyo by'utunyenyeri noneho bikora amafaranga akugeraho ibyo bintu by'utunyenyeri uri kuzana twongeraho amafaranga bikaba miliyoni 8 ibyo by'akanyenyeri byongeraho iki ku mafaranga twavuganye miliyoni n'igice amafaranga se yaguhaye mugabe naranungutse aho nifite n'akandi jakuma niguri utangiye kuzana imitwe yanyu none twaravuganye tumaze kuvugana ni ibyo ngibyo meza amafaranga byibura miliyoni 6 ngo byageze gute ngo nibiki twarumvikanye umva reka mubwire abakora amasezerano twaravuganye urampamagara kuri telefone turahura sibyo turabibara ibintu turanabihuza ndetse nari nibere no mu mibare yanjye ntabwo ukomeza kwirirwa untesha umutwe reka naraguherekeje none se umwerekeje bike oya utangiye kuzana ibi bintu byo kumva dore ukuntu abakire mu mu mibare myinshi hari umuntu umaze kumpamagara umbwira ko ngiye kumurebera ishyamba dore abakire ikintu tunapfa giye
nk'uguraje ngo akanyenyeri ku mafaranga akanyenyeri kongeraho iki akanyenyeri uguraje mu muri kanya mobile money ku ikoranabuhanga ntabwo biba mobile money se byo ni ibiki kumvikana niba amafaranga umuntu yaragwaye ibye kuki utamwishyura amafaranga yakugezeho cyangwa ntiyakugezeho ibintu ni bibiri yakugezeho cyangwa ntiyakugezeho miliyoni n'ibihumbi 500. okay nta bindi rero nimba udashaka kusohokera mu nzu ubwo ndasohoka ubwo nyine aho mfira muri business oya guma muri business yawe reka nkomeze ngiye kukureka komeza nyine ugende kundekasiye genda narigize ngo ntabwo wemera ko nayo oya nyuraha wa mugabo we nyuraha aza kubifata none se nyuraha umva nyuraha ugende ukora ibyo ushaka ibyo ntabwo